ariko rero nanone tukavuga ngo bikomereje hano kuko ino mwajino naho tugatinya ko n'abagore nabo boja mu mwanya w'abagabo. Umugore yaramaraga gufusha umugabo agacyurwa, yamara gucyurwa urya umucyuye agakaba ari we umutegekera nta kibazo. mwava ku masomo mukaba muri abantu bubashwe cyane, tubashwe kabisa ngo bashike muhira bakaza benda guhunga kubera ko kuri umuzungu. abantu bose babubaha mu muhanda, bose baratubahaga mu muhanda, bakatwubaha, bakatwakira, bakadufata neza, bakabona nyine uri umuntu umeze neza w'agaciro. Ni Dr. Karaha. Dr. Karaha naramwigishije kuri Nyamara, ariko duta igihugu turatandukana, amatorero arasambuka, tubintu inka ziranyagwa, abantu baratatana. Ubu mbaye mvuga sinomenya ngo abakristo banje cyangwa abantu banje barahanyanaka, sinzi isi yose barayikwiriye, kubera kuko byatugizeho ingaruka nyinshi zo kubabara, tugatakaza igihugu, tugatakaza ibintu, tugatakaza amatorero, tugatandukana, tugasambura abantu bamwe. N'ubu ngubu hari bamwe bari mu gutakaza n'ubwenge. ikintu cyo gufomora mufomoro mu makwe ni ikintu kigomba gucika. Njyewe gashi ndi umunyakenya, uza ko ni umunyakenya ko ariko ndi umugenzi, ariko atari abapasiteri rwose bararengereye, ntibakwiye kuja bafomora, ntibikwiriye. Yes, reka twongere tubahe ikaze inshuti bakunzi ba IITV1 and Radio muherere mwebwe mwese, turabaramukije tubifuriza amahoro ya Nyagasani mu byo murimo. Kuri microphone nkuko bisanzwe ni Twarutebuka Justin, hanyuma kuri uno munsi sindi jenyine, ahubwo turi kumwe na mugenzi wanje Diane Nkunze kuva ku Bihe TV show. Urakaza neza Diane, mbere yuko twiyegereza umutumirwa w'umunsi. Urakoze cyane. Umeze neza? Yameze neza cyane. Ndagira ngo urabona umuntu tugiye kuganiriza hano kuri kamera zacu. Uzakiriye gute? Yamerewe neza cyane, kubera ko tudakunze kubona abantu bakuze, ariko kandi nibo baba bakenewe cyane kugira ngo babashe kudusobanurira byinshi, cyane ko aribo baba bazi byinshi twebwe tutazi. Mu by'ukuri twagira umugisha wo kwakira umuntu ukuze, ndizera ndashidikanya neza ko tuza kugirana ikiganiro cyiza. Yes, niko bimeze mu by'ukuri. Muri kino gihe turimo gukenera cyane kuganiriza abantu bakuze bitewe nuko baba bazi byinshi. Buriya rero amateka y'iwacu abangaba nibo baba bayazi, umuco uburyo ugenda nibo baba bawuzi, byinshi bitandukanye twebwe urubyiruko tudashobora kumenya kuri none, ndetse n'abandi bantu bakuze ariko badakuze cyane badashobora kumenya. Nabangaba tugomba kubibaza mu by'ukuri. Ari amateka meza tugomba kuza tubika. Izi ni biblioteke mu by'ukuri ziba ziri mu bwoko bwacu, tugomba kubibandaho cyane kugira ngo tubashe kugira ico tubika. Reka tumuhe ikaze hanyuma atangire atwibwira. Urakaza neza muvyeyi? Urakoze. Nitwa Pasteur Dr. Rwanintwara Enoke, kabandu ndu hariya i Kigali, ariko wanje hariya ku Gihuha niho narindi, ariko kubera intambara ndahunze ndi hariya i Nyamata, niyo mbaye nsuke nkaba nazindukiye hano gusura abana. Murakoze cyane muvyeyi, kandi wakoze cyane kutwemera kuganira nawe. Murakoze cyane namwe. Murakoze cyane. Ese iyo tureba urubyiruko mu by'ukuri rwa none, ubona turi abantu bameze gute? Muri abantu beza, urubyiruko muri beza rwose, ndababona ndabishimira, sibyo kuko nyine mwabyekuye mu mahanga ariho muri, turabakunda, turabishimira, tukabona nyine muteje imbere, tukabona mumeze neza, tukabona ari byiza kubabona no kubona ibyo muteza imbere, uko muri mu mahanga ateye imbere, turabona ko byenda hari icyo muzageza ku bwoko. Murakoze. Ntabyo tunenga kuri none. Ibyo kunenga ntabyo mbanenga, usibye ko nyine kugenda uza gutera kubona, turabona ko byerekeye umuco, mugenda muvangavanga, mukavanga iby'umuco, mukazana umuco w'iwacu,
n'umuco mutuye hano wino mu mahanga tukabona muvanga tugatinya ngo ahari byenda byaza kugera igihe kimwe muzabe mwarataye umuco kuko mwavuye kure muzawuta kuko mutazaba mukiwumenya ariko turababona gutyo tukabona nibiye bihe nibyo bitera gutya ariko tukagira ngo byari byiza gukomeza umuco wacu kugira ngo mutazawuta ukaba mutaye inshingano nini zigize ubwoko bwacu zigize n'akarere kacu zigize nuko tugenda tubaho nibwo buryo bwacu bwo kubaho tubishwaho n'umuco wacu twasanze wa karande murakoze cyane biragaragara ko mufite impungenge cyane ababyeyi bakuze nk'amwe muri mu kugenda mugira impungenge cyane ku rubyiruko ariko se by'umwihariko noneho duse n'abarasa ku ntego ubona ari nk'iyihe mico mibi udashigikiye cyangwa se udashima ku rubyiruko rwa none ugereranyije n'urwa kera cyangwa se ugereranyije n'umuco wacu wa kinyamurenge? Ibyo ni byinshi nyine biraterwa no gutera imbere kuko mwahinduye akarere muhindura n'igihugu ni ngombwa ko byenda mutamera nka kurya mwari mezi wacu tubona ibiryo mugenda mwitwara byo mwakirana nuko mubana nuko musuhuzanya nuko mwibwirana buryo byenda mubona bitakimeze nka kurya k'iwacu ikindi kandi turabona mugabona imyambarire turabona uko mwambara mwambara nk'iwacu ibyo rero tukabireba tukabona hari ibyo bigenda bihinduka ibyo kubivuga ngo si byiza kandi byenda mutakiraho turi iwacu tukabona byenda ni byiza bya hano ariko si byiza by'iwacu ntabwo ari byiza by'iwacu ariko bya hano ni byiza kandi kubabwira tukabona ni ikibazo kinini ariko tubona ko byenda no kugenda mutakaza uburyo bw'umuvukano bw'uko twari tumeze wahuraga n'umuntu mukaba muziranye mukamenya amasano ukabwira ngo uyu nguyu amasano ni aya ngaya kuko mwibwiranye kuko mwavuganye kuko mwakurikiranye ariko twabona byenda ibyo bintu kuri mwebwe ntibifite umwanya munini tugatinya tukagira ubwoba tutibyenda muzabyibagirwa bigeraho mutakimenya uko muvukana n'aho muhuriye n'uko mumeraho bikazabuzana ikibazo ibyo rero tubona ari byo tuba tugenda tutinya tugira impungenge z'uko mumeze ino mu mahanga. Murakoze cyane ko karagaciyemo siyo mpamvu cyane y'ikiganiro cy'uyu munsi nubwo nako ari akantu keza cyane kugira ngo urubyiruko rubashe kukamenya. Diane ndagira ngo urumva ko abashije gutanga inama ku rubyiruko rwa none byanga byakunda niba ari umuntu wumva uru rubyiruko byanga byakunda hari akantu umuntu yahimbura. Byumvikana cyane ariko nk'uko ari kugenda bivuga kubera ko twahinduye nyine wenda turi mu bindi bihugu sinzi ko byakoroha nyine ko urubyiruko rwaba rumeze nk'uko rwari rumeze tukiri iwacu ahubwo umuntu yakwibaza ese tuboneraho no kumubaza yego tugituye n'iwacu nawe habagaho imico ariko hariho abagenda bavuga ko hariho imico imwe n'imwe nanone yabangamiraga abantu hariho nka bimwe nabyo wasangaga bibangamiye abantu nubwo bari bagituye ruguru ese kuba byarahindutse cyangwa se kuba bigenda bihinduka mubona bibangamye hariho urugero buriya dufata urugero nk'uburyo bafataga abagore dufata urugero aho ngaho ugasanga uburyo bafashe abagore basa n'ababasubiza inyuma cyane yaba mu iterambere cyangwa se mu buryo bwo kugira ijambo cyangwa bagire nabo icyo bavuga ugasanga uburyo babafata wenda ntibabafataga neza ugereranyije no muri iki gihe oya si ukuvuga ngo ntibabafataga neza ariko hariho hamwe basaga n'ababangamiye ese mubona muri iki gihe cyangwa muri iki kinyejana turimo kuba noneho nabo barabashije nko gusa n'abagize nk'ijambo cyangwa noneho ubu nyine umugore aje inama n'umugabo bakumvikana cyangwa se ashobora no kugira ibyo akora agahagarara n'urugo rwiwe cyangwa tuvuge n'igihe umugabo we yaba atakiriho usanga asa n'umuntu uhagaze mu rugo akaruhagararira ariko mu bundi imbere
wasangaga ari ibintu bigoye. nimba numvise neza Diane abajemo ibibazo bibiri. Ikibazo ca mbere ni ukuvuga ngo imibanire y'umugabo wa kera n'umugore wa kera, hari ukuntu umugabo yabaga asa n'utsikamiye umugore. Arasubira abajijemo kandi kabazo nyuma, aravuga ati abapfakazi ku rugero, umupfakazi iyo amaraga gupfakara ntiyagishwaga inama ku mutungo asigaranye ku rugero, ku burere bw'abana, ahubwo agasa nkaho umuryango ubimufatiye byose ibyo bagomba gukora kuri rwa rugo iwe atagomba gusa n'ubifitemo uruhare. Muze utwo tubazo twombi ni utubazo twiza cyane, ndagira ngo ufite ibitekerezo ushobora gutanga cyangwa se uko byari bimeze ukatubwira amakuru. Kera natwe tutaravuka n'ahataraza no kwemera Imana, niho abagore nyine twasangaga ba data na basogokuru, abagabo baravugaga umugore niyo mu mbere yabaga, yari yemerewe no guca hano imbere y'iziko hano ngo ace asimba abagabo. Ibyo amakuru ntibyari byemerewe. Umugore yacaga hariya, yaza gusohoka ava mu mbere agaca hariya hirya nyuma y'abagabo akaja hanze. Ariko ibyo ni ibya kera, kwemera Imana kutaraza, ubukristo butaraza, ariko hanyuma kwemera Imana kuraza kwemera Imana kuvuga ko umuntu ibyo ari ibya kera tubaye abakristo tubaye abandi bantu bace, tukagira ngo abantu bahinduka bashe. Kusigara hari umugabo bene uyu nguyu nyine mu muco wundi ufite umuco wiwe wihariye, akasa n'utumva umugore nako agafata umugore nabi. Ariko mu gikristo byari byahindutse. Mu gikristo habaye impinduka y'umuco wa kera w'igipagani, abagore nabo bagira ijambo kandi baremerwa. Ibyo gutegeka abagore no kubasubiza hasi bimera nk'ibihindutse. Usibye ko ndohakana ko hariho bene uyu mugabo umwe wagito nyine mu bwoko wo akisa n'ufasha umugore nabi. Ariko kandi byari muraganira mukajina, baganira twashaga inama tukavugana, umugore akagira agaciro mu nda, akavuga ati iri jambo niri ngira, akakubwira nawe ugatega amatwi y'ukumva uti uyu mugore avuze ni ukuri. Ariko rero nanone tukavuga ngo bikomereje hano kuko ino mwajino naho tugatinya ko n'abagore nabo boja mu mwanya w'abagabo. Biko biri mu kugaragara, tugatinya ko aho tugatinya. Ariko naho muzaharebe neza, umugore azaguma aba umugore, kuko Bibiliya iravuga ngo umugore akwiye kubaha umugabo nawe agakunda umugore we. Byombi bikuzuzanya kandi bikagenda neza. Ijambo ry'uko yavuze ry'umupfakazi, mu by'ukuri umugore nyine yapfushaga umugabo kera, byari ngombwa ngo ategekerwe n'umuryango, bakamutegekera ku bintu byiwe nyine kuko babonaga adashoboye, bakabona ibyo byo niko byari bimeze. Ariko n'ubu ngubu nabyo aho ngaho utarakomeza kuzubu ngubu kubera iki batamugishaga inama mu gihe bafashe imyanzuro ku mutungo we ku rugero? Bamugishaga. Noneho umugore yaramaraga gupfusha umugabo agacyurwa, yamara gucyurwa urya umucyuye akaba ari we umutegekera, akaba umugabo we. Niba hari inama agishwa n'iriya n'umugabo we, niba umugabo amutwara nabi, byenda umugore yazaga gutaka akavuga ati wa mugabo mwampaye yantegetse nabi, dore uko ari mukungiraga, bikabona kwirwa n'umuryango. Ariko umwanya bakimuhaye umucyura cyangwa umutegekera, ni ngombwa ngo bareberaga kuri uriya bamuhaye. Niba ari ukumucyura mu gihe cy'igipagani, niba ari ukumutegekera igipagani kitarimwo habaye ubukristo, ngo nanone bakavuga bati wowe nakutegekera uriya rugo uzurebera uriya muntu murebere, bakabaharira uko nkeretse habaye ikibazo byenda bumva batumvikanyeho, niho byageraga mu muryango. Nuko noneho umugore bigashaka ngo umugore agume abe umugore, agira ategekwe n'umugabo. Ko niko byari bimeze. None ubu ngubu nyine byarahindutse, ariko ako karahabaga. Zarahindutse mu by'ukuri muze, zarahindutse ku buryo wenda hari n'ibyo byo gucura bitakibaho,
niko dushobora kuvuga ariko se mu gihe noneho umuntu atagicurwa uriya mudamu wapfushije umugabo mu gihe atagicurwa ni iki kigomba gukorwa kuri wa mupfakazi wapfakaye agomba kubaho gute kuko bari mu kuvuga ngo bari mu kurengana abapfakazi bari mu kubivuga ngo bari mu kurengana ko imiryango itabemera kongera kandi gushakwa nubwo baba bakiri batoya noneho adacuwe ariko imiryango irimo kwiga ikavuga ngo bahereze umuntu runo rugo rufashe uno mugore kumutegekera kugira ngo bano bana bakure bazi ko bafite umuryango uyu mugabo umutegeka niba ari muramu wiwe uno mugore bano bana barimwo bakabona harimwo umubyeyi ubahuza ubavuganira umenya uko bimeze ndetse akabavugana n'umuryango ya bitameze nabi aza bavugana akavuga ati muriyaga bimeze ukunuku akabarujana amakuru mu muryango niba hari akarengane niba hari ibibazo niba hari icyifuzo tukavuga ngo uyu mugabo babonye utegeka niwe babonye kuko aho kugira ngo bareke batanga uburenganzira kuri uyu mubyeyi wenyine niko kumwigizayo ni nkaho ururugo babona rutagihuye na runo rundi ariko uno mugabo akaba kumuhuza w'umuntu mubyeyi n'umuryango niko babona yego urakoze cyane reka duse noneho n'abagarutse kuri wowe twifuje gutumira kuri uno munsi by'umwihariko duse n'abakuganiriyeho ndetse wanavuze ko ari intambara zatumye wimuka uva iwawe ariko reka noneho tugusubireho by'umwihariko sa n'uduciramo mu ncamake wewe uriwe njyewe namaze kwivuga amazina yanje nari ntuye ahantu ku Gihuha mu buzima bwanje bwose nabayeho ndashaka umugore nda n'umukirisitu washatse ungana gute buriya nashatse umugore mfite imyaka nka 20 washatse ukuze 20 nari nkuze nagize ubukwe ku itariki 20 mu kwezi kwa kabiri muri 71 nagize ubukwe baho nabanje kuba umunyeshuri kuri primaire ndayirangiza ja muri secondaire ngeze mu mwaka wa kane ndangije ngiye guzu wa gatanu fatwa n'umuhamagaro wo kuza mbanza kugaruka umwarimu w'amashuri wowe ntibyakugoye kugira ngo wige ko numva ko wageze kure cyane muri kane ka secondaire si benshi bahageraga kandi twumva ko muri kiriya gihe canyu kwiga byari ibintu bigoye cyane ariko nje kane nagasoreje ikaleme nagiye ikaleme kuko hano bitari byoroshye bagenda tuyashaka tujikalemi bariho nti bakugoye kugira ngo bakubuze kwiga nasize umugore yari ukiri umugeni ndagenda nja kwiga ndahava nja Ifizi ndahava nja Uvira ndahava ndaza hanyuma nja ndangira ubwarimu ariko mbere yaho ngaho urumva wari ufite amasomo kandi muri kiriya gihe ndatekereza ko mwari bakeya bize mwari bakeye mwebwe noneho mwari mwaragiriwe amahirwe yo kwiga mwari abantu mufashwe gute muri societe muri community twarigaga neza ariko nanone ntibyari byoroshye nanone baraducinyikaga nk'abana twigana n'abana b'ababembe bakatuserereza bakatuvuga ufite imbaraga mu karwana ariko byari abana by'abanyeshuri mu muryango hanze hirya mu miryango ntako byari bimeze kandi aho twacumbikaga ni mu babembe ni mu bapfurero niho twari dutuye niho baducumbikiraga nta kibazo mwava ku masomo mukaba muri abantu bubashwe cyane tubashwe kabisa ngo bashike muhira bakaza benda guhunga kubera ko kuri umuzungu abantu bose babubaha mu muhana bose baratubahaga mu muhana bakatwubaha bakatwakira bakadufata neza bakabona nyine uri umuntu umeze neza w'agaciro turaza ibyo rero ariko nakoze imyaka 5 ubwarimu mu ikanisa ubwarimu bw'amasomo kwigisha amashuri nigishije hafi y'imyaka 5 nyuma y'imyaka 5 ishize hari ryari hari natangiye muri 75 muri 75 wari umwarimu nari mwarimu na 5 na 6 na 6 na 7 na 7 n'umunani n'umunani n'icenda
n'icenda na 80 ndarangiza ndahagarara nja mu bintu by'iyobokamana. wari umwarimu nabahe banafunze baguciye mu biganza cyangwa se wigishije muri aba ngaba batuzi b'abanyamurenge ico gihe byivuze hari abanyamurenge runaka bigaga barahani benshi bamwe barangije ariko uwo nibuka neza wanigishije ni Dr. Karaha. Dr. Karaha naramwigishije kuri Nyamara ari umwana ufunze wanje mu isomo rya gatanu naramwigishije rya gatanu rya primaire rya gatanu rya primaire yari dirija niyo zina ryiwe sinno bari baramunomye akanime abana afunze kumusitari akavuga amasiroga yahoranye amanyama cyane n'abandi benshi batarangije cyangwa barahanda ariko uwo ndamuzi kuko ari umunyeshuri wanje ntabwo nigeze kumupaganda ntabwo nigeze nakuriye mu kanisa nsanga ababyeyi n'abakirisitu ngakunda Imana ndabatijwe muri 64 niho nabatijwe mu batizo w'amazi menshi twari dutuye inganje ndaza ariko mbwana bene uyu nguyu uzi iby'Imana kandi bimenyereye ndetse dukora n'ubuyumbe bwa maruba niko bageze babwita kera bivuye kuki kubera ko babwitaga ubwa maruba ni ukwandika amandiko niki kwandika amandiko amaruba bayitaga maruba bakandikaga amandiko bakayitaga ngo maruba icyo gihe bayita maruba ariko ari ukubera nyine kuba habandika amandiko by'ibintu bya wamusho byo kugira cyane birashira bizabigenda byageraho bikaba nk'ibihoshye gahagararaga turabyihorera turatambuka tukomezaga ayo mashuri narimvuze ariko 80 niho natangiye akazi ku pasiteri 81 uri pasiteri kuva muri 81 na rimwe kugeza none nuko none ndashaje kabisa ndi pasiteri nanje ndiko ndashaka uwo mbushiraho usibye kuko intambara zanteye zigatuma ntakara nari mu mwanya wo kugira ngo shake ikigombo ngombora nibyo ni wari uyoboye itorero nari nyoboye itorero rya Gihuha nari nyoboye district ya Bijombo nubu niko bikimeze nubu sindabona unsimbura kuba umwungeri wa Gihuha no kuba umuyobozi wa district ya Bijombo nubu ngubu ndiko ndashaka unsimbura ariko intambara zara nirukanye ndi mu gusubireyo kugira ngo nshaka kuwonshiraho ariko ndashaje kandi maze kunanirwa ariko uko niko ubuzima bwanje nubwo district no kuvuga gute district no bumwe n'amatorero y'akarere amatorero y'akarere yakajya akarere yose bayashira akarere ka Bijombo kose amatorero ya sepake Gihuha iri muri Bijombo akarere ka Bijombo kose amatorero ya sepake ahari niho bita district ubwo ari nkangahe ubu ngubu bita amaparuwase 19 ni menshi ni make Minembwe ifite amaparuwase 40 niyo ufite menshi Minembwe yose district ya Minembwe ifite amaparuwase 40 haryo yobowe nande yobowe na Binagana Nagana tegeko ni uyoboye mwebwe muri itorero ya sepake hanyuma muze mu by'ukuri Diane unyemereye ndagira ngo yadusangiza uburyo byari bimeze buryo bw'iyobokamana urumva yabaye pasiteri kuva muri 81 ni nk'ibihe bigeragezo bagiye bahura nabyo mu miyoborere y'amatorero ya kiriya gihe cyane noneho tuza no kumenya ikibazo kiri mu matorero ya none buri munsi mugani w'abagabo bafunguye cano bayita Unity of the Church bazavuga ko ari ryo kanisa riyoboye andi matorero ku isi n'abagabo babiri nkunda cyane hano Gidurayi turabaramukije ati kuri none asigaye hari ibibazo by'amakanisa gufungura amakanisa buri munsi bakabyita umuhamagaro atariko kandi wasubira kureba ugasanga ari nk'ikibazo muri kiriya gihe cyo sinzi nimba hari ibibazo bari bafite nabo ariko mbere yuko wenda tumubaza aho ngaho ahubwo wakwibaza ese kubera iki muri iki gihe abantu basigaye baba abapasiteri
ugasanga bafite amatitire aremereye cyane abarevera baki ariko wumvise ko kuva muri 80 ari pasiteri 81 yari pasiteri kugeza kuri uyu munsi acara umupasiteri ataraba bishopu ataraba apotre kubera iki muri iki gihe usigaye usanga abantu bafite amatitire agenda azamuka ako kantu ni keza cyane muzehe gasubize sinamenya kugasubiza kuko ntari wiki gihe iki gihe kiri mu baki iki gihe cyarabayobe na kiri mu bagifite nyine kandi bazi inyungu yazaco bazi impamvu twebwe icyo gihe twabagaho kugira ngo umupasiteri warigwaga n'itorero igihe cyinshi bakakureba utabizi bakakugenzura utazi ko bahaye bakugenzura bakakureba mu buryo bwose mu buryo mwitwarire imbuto zawe wera imbaraga zikuriho umwuka wera ukoresha ibintu byinshi bakakugenzura kugira ngo bagusengere baranagutunguraga ntiwamenyaga yuko baguhamagaraga kugira ngo bagusengere ku pasiteri ukikanga bataguteguje batagutera ubwoba ukaza wumva uri kurahinda umushyitsi naho ubunyinega urabisabisha uragenda ubishakisha ugatanga n'amafaranga ukagenda urumvaga muri iki nicyo gituma navuze ngo sinomenya gusubiza ibya kino gihe kuko ntari iwacu icyo gihe ni icyacu kandi abakirimwa n'abazi inyungu zabyo n'abazi impamvu babikoresha nibo bamenya gusubiza ariko twebwe igihe cyacu washirwagaho ntiwishiragaho kandi washirwagaho n'abakurera bakakurera bakamenya impamvu zitumye gushyiraho n'icyo bakubonyemo cyo gituma kuri icyo kibazo mwombabarira kumenya kugisubiza neza tuzokibaza bakino gihe ubwo ngubwo dia siko bimeze tuzakibaza ariko kiriho ntaco kiri imponge yego muze amatorero yari menshi yari gecageze twumva ko amatorero mu Banyamurenge nayo agenda agira ibibazo muri biriya bihe byanyu kandi ku rugero nk'ibintu twaza tumva ngo bya sepake bya sereza ibiki na biki titubashe kubisobanukirwa bakino gihe ntituzatumenya ibyo ari byo ariko nanone ugasanga nko mu bavyeyi bakuru hari bamwe bakigira nk'imitima nyine ikomeretse kubera ayo mateka namwe hari ibibazo mwagiye muhura nabyo mu miyoborere cyangwa se mu myemerere yanyu kiriya gihe mwari muyoboye amatorero twahuye nacyo kiriya gihe nyine twari tuyoboye duhura n'icyo kintu cyo gucikamo kw'amatorero kiraza kimaze kuza kicamo amatorero abantu baratandukana kandi biratubabaza igihe kiza kiza abantu bagatandukana batabishaka kandi kituzanira ingaruka mbi n'ubu ngubu ziracyariho none ga turakibona tukibamo nta kundi nubwo twagiraga ngo tukirwanye tucange ariko cyari kije n'imbaraga zacu n'umuvumba wacu uburyo tutabasha kukikontorora cyangwa kukibuza kirazaga abantu bacikamwe amatorero acikamwe abantu baratandukana kugira ngo ninjire rero muri icyo kintu impamvu n'ibyo ariko byarabaye kandi biratubabaza n'ubu nicyo gituma bibabaje amatorero yacu yose turabajwe n'uko gutandukana bituma abantu batatana bagira amatorero menshi bagira n'amazina menshi bagenda bayobora n'uburyo bwinshi ariko icyo gihe cyaraje kandi cyaje kera kose mwari musa n'abafite itorero twari dufite itorero rimwe kandi niryo nayo twagiraga menshi kandi twitwega abaporo yari menshi ariko kandi afite ubumwe afite injyana imwe y'abana genderana utomenya kuvuga ngo iri ngiri nubwo amazina yabaga ariko umwanya urashika haza icyo kintu kirazaga noneho twese n'abari bamwe baratandukana n'icyo kiradutandukanya icyo twarakibonye kituzaho kidushikaho ntitugihakana kandi byenda nuko gucanga niyo twacangaga ariko imbaraga zacu zaraje zo kugira ngo ikiradukobita n'uyu munsi ariko twari bamwe kandi twagenderaga kumwe kandi twadufite umuyobora umwe none igico cyarabayeho niyo mpamvu twabaye gutya yego reka tureke gucinjiramo cyane duhite dutambuka Diane sinzi niba
hari ikindi kibazo ufite aho ngaho kugira dutambuka tubwira andi mateka ari imbere? oya nta kindi nari mfite gusa wenda wakwibaza tukiri aho ari kuvuga ko hagiye haza amatorero menshi ahubwo umuntu akibaza ngo ese ubundi kubera iki muri iki gihe usanga amatorero aguma avuka ari menshi cyane, byaba biterwa nyine nuko wenda ni wa mwuka wa kera, ari uwo mwuka wa kera cyangwa n'iby'iki gihe nyine n'ikinyejana turimo cy'abantu bavuka aho usanga umuntu asohoka mu ikanisa agahita agenda agashinga irindi aho ngaho iruhande rwa mugenzi we. twagifatikanye kugisubiza kuko nabivuze kuko twanavuze kuko ndasubiraga mu cyo navuze. Iki gihe abari muri iki gihe nibo baza bamenya byacu hano, inyungu zacu za hano n'uburyo bimeze hano simbatuye, tuma abantu baguma kumera gutyo. Niyo mpamvu ituma baguma kugwiza amatorero. Nicyo gituma ndasubira kuvuga uko navuze. Mutekereza ko ari wa mwuka wa kera? Ni ya myuka yo kuguma gutandukana cyangwa n'iyindi iziraho y'inyungu, irari inyungu za buri muntu ibitera ntobasha kumenya sinozihetse. Murakoze cyane. Reka tubanze tuguhe Paul kuko watangiye uvuga ko uri impunzi kandi atari ku bushake. Twese dutataniye henshi hatandukanye ku isi bitewe n'ibibazo ubwoko bwagize muri rusange. Ariko se muzehe wowe niba wibuka ni gute mwahunze, by'umwihariko izi ntambara zakugize izihe ngaruka? Izi ntambara twarahunze nyine nguko mubizi igihugu cyaratewe, haje intambara tutamenya uko zije nuko zatangiye. Twabonaga byenda zitangira zitari nk'intambara zizatuma dusambura igihugu, ariko bigiza kugeraho tubone igihugu kiratewe, abantu baradutwikira turahunga. Twahunze ibiheta ngabo nka 2 cyangwa 3 badutwikira imazu. Bwa gatatu tubonaga guhunga tugera hano ino turi, baradutwikiye baradutera baratwika imuhana baratunyaga turahunga. Tugenda tubanza guhungira ahantu tugira amezi 4 hari muri 2017. Aho ngaho duhungira ku Murambya 2017 mu kwezi kwa 4 ku itariki 9 baradutera. Niwo munsi badutera ubwa mbere, turaja ku Murambya turahaba. Biza kugeraho dusubira kandi gushaka uburyo bw'imishikirano n'abapfurero tugira amanama barya ngo tugire ama reconciliation, dusubire kandi dusubire mu wacu dusubire twubake. Amanama garaba menshi ari kubigeraho twemezanya ati numuze ibyabaye ntitubisubiramo, ariko musubire mugaruke mwubake, nta mpamvu turasubira tuzobana, noneho tuzoba neza turindana umutekano. Nuko gaturaza turasatura turatangiza turubaka amazu turuzuza turahinga tureza. Ngo twejeje ku itariki 22 natekereza mu kwezi kwa 6 mu 2018 baradutera turahunga duhungira ahantu mu Bugogoma. Noneho inzira yo twacagamo yari ifunze, niho bari baratuzamukana tuja mu Bugogoma turahaba tuhagira nk'iminsi 3 cyangwa iyinga. Nabo baraza barasa baradutera, nuko turahungaga. Biviramo kubona ko baduteye, basenye, batwice ibintu byose ndako dusigaranye, bitumaga duhunga. Uko niko twahunze. Gusa twageragezaga kugira ngo tuganire turebe ko twokumvikana, tugahamagaraga abagabo bakuru b'abapfurero tukabijamo inama. Uko tuvuze byamara bigasoza kandi bikanga bigapfa. Uko niko twahunze, tuzaga duhunze tubona duhungira hariya mu Rwanda, tutekereza ngo none Imana izadufasha dusubire twubake. Ariko tugenda tukagira ngo none birashira vuba tuhite dusubirayo, ariko ntibyashoboka. None n'ubu ngubu biracyakomeye. Uko niko twahunze intambara. Mu byabagize izihe ngaruka mu buryo bw'imitekerereze iyo mwibutse mwari mubanye n'ari amoko yandi, iyo mwibutse ibyangiritse,
iyo mubonye muri ababyeyi bakuze cyane kugeza kuri uno munsi mwataye aho mwari mutuye, nta byiringiro byinshi cyane byari byagaragara ko wenda hari abantu bashobora guhita basubirayo, nubwo bihari ariko nanone si byinshi biri ku rwego rwiza rushimishije. Ni gute nta buryo byabahungabanyijeho iyo mwicaye mu bitekerezo? Byaraduhungabanyije cyane. Hari bamwe bahera ko ubwenge burashira, n'ubu bamwe barapfuye, ariko bapfa bataye ubwenge bwatakaye. N'ubundi abandi ndarwaje, abandi barameze nabi, ntibakimenya uko bimeze kubera kubona ukuntu twari tumeze, twari dutuye, twari twubatse, twari mu matorero hamwe n'abapfurero, twaragendereranaga, nta kintu twari tuzi ko hari uko bimera. Ariko duta igihugu, turatandukana, amatorero arasambuka, ibintu inka ziranyagwa, abantu baratatana. Ubu mbaye mvuga sinomenya ngo abakristo banje cyangwa abantu banje barahanyanaka, sinzi isi yose barayikwiriye, kubera kuko byatugizeho ingaruka nyinshi zo kubabara, tugatakaza igihugu, tugatakaza ibintu, tugatakaza amatorero, tugatandukana, tugasambura abantu bamwe. N'ubu ngubu hari bamwe bari mu gutakaza n'ubwenge, ugatakara bugashira, bakaba ibipfuguzi bizeze biri aho ngaho, kubera kuko base bavuye mu gihugu. Ingaruka ziri aho nyine, ariko nta kundi twozigira. Twarazakiriye tugasenga Imana ngo ahari Imana niyibizi niyo nyirayo imenye ishirabikoraho, ariko ingaruka ni nyinshi zatubayeho, twagize kubera gutandukana no kubera gusambura no kubera intambara zaratwishe cyane, ariko turaho turazakiriye. Pole cyane. Hanyuma wenda ikibazo canje jewe cyanyuma nsingiriza microphone Diane, hari ikintu kimaze iminsi kivugwa hano muri Kenya ndetse wenda n'ahandi kirashobora kuba kimaze kuhagera, bakavuga bati ikintu kijanye n'umufomoro mu makwe ntabwo gikwiye kuko kiba kirimo ibinyoma byinshi cyane, kandi iyo yose isa n'ingari imihango irimo gukorerwa mu itorero, ugasanga n'abapasiteri ko barafomora ati inzoga yo kugira gutya, inzoga yo kugira gutya, amagambo nyine yandi y'umuco yo gukikana mu bukwe, kandi byose itorero riba risa n'ibifashe mu nshingano. Bamwe bakabyita ko ari icyaha, hari ibintu bigomba gucika mu makwe kubera ko bihabanye n'ubushake bw'Imana cyangwa se n'imyemerere y'abanyadini, reka mbivuge gutyo. Ikintu cyo gufomora mu makwe ni ikintu kigomba gucika. Njyewe gashi ndi umunyakenya, uze ko ni umunyakenya ko ariko ndi umugenzi. Abanyakenya nyine barahari kandi bafite uko babifashe kandi nuko babitekerezaho. Ikintu cyo gufomora ni umuco, umuco w'ubwoko, n'umuco w'umuryango. Gufomora kurama twaragusanzeho, abapasiteri bafomora, n'ibyo ngiye kuvuga. Icyo twebwe tubona gisha, tutekereza nk'ikintu gisha cyaje, ni amagambo nk'angahe. Ijambo rya mbere ni ukubikorera mu rusengero. Urusengero ni urwera, icyo ruzarukorerwamo ni ikintu cy'Imana gusa. Ariko kugenda gufomora ngo mujane mu rusengero, icyo kintu mu bisanzwe mu mamo yose mubikwiriye, ntibyari bikwiye gukorerwa mu rusengero. Icyo nicyo twebwe twotanga nk'inama. Icya kabiri, umupasiteri ntiyarakwiye gufomora. Umupasiteri si uwo gufomora, afite umufomoro wiwe ashinzwe, Imana yamuhaye, n'uw'ijambo ry'Imana. Kandi si we mugabo wenyine uzi ubwenge, si we mugabo wenyine ufite umuco, si we mugabo wenyine uzi ibintu. Haba hari si we mugabo wenyine uzi n'ubufura. Hariho abandi bagabo baba babishinzwe kandi babikwiriye gukomeza umuco w'ubwoko. Abagabo bakabikorera ahantu havuzwe, hatekerejwe. Ariko urusengero ni urusengero rw'Imana. Murabizi ko Yesu yasanze
harya ngo yasanze mu rusengero abantu bahaye bavunjira amafaranga bazana inka barabigize isoko ati inzu y'Imana mwayihinduye isoko, mwayihinduye ni ukwishyiramo ibitari ibyayo, ni ukwishyiramo ibidakwiriye. Ibyo rero nkavuga ngo simvuze ngo umufomoro wovaho kuko ni umuco w'ubwoko, ubwoko bufite umuco wabwo, ariko kandi umufomoro uzukorerwa aho ugomba gukorerwa hatari hariya mu rusengero, kandi ugakorwa n'ababikwiriye abagabo b'umuco, ariko atari abapasiteri. Abapasiteri rwose bararengereye, ntibakwiye kuja bafomora, ntibikwiriye. Ibyo nibyo njyewe notangamo inama, ariko sindi umunyakenya cyangwa ngiye kubaciramo urubanza, ariko gusa umva koko bimbajije nuko niko mbona nk'uko ntekereza, kuko ntitwabisanze, twasanze ko umupasiteri azagira gutya, twabisanzeho icyo gitekerezo niko novuga. None se wa muntu we uwafomoye wenda nubwo yaba atari umupasiteri ari umukristo, nawe afite ibyo avuga, afite uko amenya kuvuga, ntibihanguye ngo nawe abeshi, ariko ga si umupasiteri, ariko ni umugabo w'umuryango, ariko mu kuvuga rero afite intagomba kuvuga by'umuco bitari byo kubesha, ntiyemerewe kubesha, ariko kandi si umupasiteri, ntiyemerewe kubesha, ntiyemerewe, ariko kandi umupasiteri we ni igitangaza ngo avuge biriya bintu by'umuco, aba ari ubihagararira kandi atari ubikwiye, atari ubishinzwe. Nibyo n'ubundi naringiye kumubaza, aho usanga uretse n'umupasiteri n'umukristo ko akenshi usanga mu mifomoro haba harimo kubesha cyane, ko ubu ngubu usanga ibintu basa naho baba bararangije gukoshanya, ariko ugasanga kuri uriya munsi w'ubukwe habayeho ngo bagiye gusaba kandi barasabye bararangije, icyo ni icya mbere, barakoshanyije inka barazitoye, ariko hari umwanya baza bafata wo kuja gutora inka cyangwa bagasa naho bari kumvikana ku bijanye n'inka, kandi mu by'ukuri ibintu barabirangije. Ahubwo twavuga ngo ese kera byabaga bimeze gute? Ese kubera iki kuri uyu munsi nyine tuje hariya kuri uriya munsi bakatubesha kandi ibintu barabirangije? Simbaye mbabwira ko muhaye munjana mu bintu bya hano bya Kenya, mukanjana no ku bintu bitandazi, hari ibyo tutagiraga. Ibi ngibi bihari by'uriya mufomoro biriya dote nta byahabaga, none ndabivuga bitarabayemo. Twebwe barafomoraga bagiye gusaba, bakinjira mu nzu ya nyirayo, bagashika bagasaba umugeni. Umufomoro wose bagiraga bagasaba umugeni mu nzu y'urya bahaye basabira. N'uwo mufomoro bamara gusaba, bamara kumvikana, bikaba birarangiye. Umufomoro wose naho, kandi umuhango wose nuwo, nta wundi muhango. Ntahiga ibingibi byo kuvuga ngo baje mu rusengero basubiragire dote, bavuga uko bagize, basubira ngo bazane ibyo nibisha. Nanje mutanjanamwe bana banje, mutambira ngo simbizi. Diane, uranyemera dusoreze ikiganiro hano? Mu by'ukuri ndagira muzehe aduhaye ikiganiro kigufi, niko nshobora kubyita, kuko dukoresha iminota 40 gusa, dukoresha iminota 40, ariko iminota myiza pe, iminota njewe nungutsemo, ngize ico nungukamo, ndizera ndashidikanya ko nawe Diane wungutse, n'abandi badukurikiye nabo bungutse. Ariko reka nimba nta kindi kibazo ufite wamubaza, tumuhe microphone hanyuma atubwire ikimuri ku mutima, ashobora kubwira abanyamurenge bose babaje kumukurikirana, ndetse n'inshuti z'abanyamurenge harimo abarundi n'abanyarwanda n'abanyamasisi n'abanyabwisha, bariya bose bumva runo rurimi rwacu, abarwumva rwose barashobora kumva ubutumwa bw'umusaza agiye kuduhereza hano. Ndagira ngo nimba nta kindi kibazo ufite wamubaza, twamuha umwanya. Twamuha umwanya, ariko kandi ase n'ubwira nk'urubyiruko rwa none, kubera ko twagiriwe amahirwe nyine tubona umuntu ukuze, ase nk'ubwira urubyiruko rwa none, cyane ko hariho byinshi baba banenga babona bitandukanye n'ibya kera,
ariko kandi ni iyihe nama yagira abantu urubyiruko? mu yandi magambo uratubwira ubutumwa ufite wumva bukuri ku mutima wabwira bakurikiranye kino kiganiro bose, hanyuma by'umwihariko noneho ugira ubutumwa wahereza abasore b'abanyamurenge cyangwa se urubyiruko rw'abanyamurenge. ndabashimiye kungiraho icyizere mukaza kumbaza nyine ibyo mumbajije, nubwo byenda ntoba nabashe kusobanura uko mubitekereza, ariko nshobora kubashimira mwebwe abanyamakuru, kandi mu by'ukuri ndagira ngo mbahereze ntacyo, nubwo twatataniye mu mahanga tukaba dukwiriye isi yose, ariko kandi muzi uko muzirikane ubumwe bwacu n'umuco wacu, nibyo ari ngombwa haba mu basore mukazirikana ubumwe bwacu, mukazirikana urukundo rwacu, mukazirikana umubano wacu, nubwo bihaye bigenda bimera bitya, ariko mubizirikane kandi mubikomeze. Nasaba ko mugomba kubikomeza, kandi murabizi abatabizi bakabibariza nk'uko mukabishakisha, mugashaka uburyo mwabikora kugira ngo tutarengera ejo tukazibagirana, tukazaja mu bitari ibyacu, tukazafata imico tudakwiye gufata. Ibyo rero mwabitekereza neza, ndabasaba kuko mwazaza kubitekereza mukabihiga, nibwo byenda hariho umuco wacu wa kera wacu utari mwiza, ukurikiye nyine uko twari mu bujiji bwacu. Ibyo ngibyo abantu baza bagenda bareba bagatika ingiki bagatora iki, ariko kandi mumenye ibyo mutora kandi byiza by'ingirakamaro bizaza biranga umuco wacu n'ubumwe bwacu n'urukundo rwacu, tugakundana kandi mwegere Imana, Imana muyegere tuyibaririze neza, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo uko yabicaga niko bagumaga kuyibaririza, uko yabicaga ngo bakaguma kuyibaririza. Twegere Imana, tubaze neza, dusenga Imana isubire kandi dusubize mu mwanya wacu wa mbere, isubize mu ntambwe yacu twavuyemo, itugarurire urukundo rwacu rwa mbere, kuko niko ijambo ry'Imana rivuga mu gitabo cy'Ibyahishuwe ngo inzi icyo nkugayaho nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere, ngo none wihane usubiremwo ngo ukore imirimo nk'iya mbere. Iyo ni isalamu y'ubwoko bwacu, kandi dusubire dukore imirimo nk'iya mbere kugira ngo Imana itwemere. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Reka tubashimire abakurikiranye kino kiganiro ku Bihe TV Show ndetse no kuri IITV1. Njyewe nitwa Rutebuka Justin, hanyuma nandi kumwe na Diane Nkunzi, tukaba twari ko tuganiriza umubyeyi wacu. Mugira amahoro ya Nyagasani aho muherere mwebwe mwese.